Ubuyapani buri mu bihugu bifite abantu babaho igihe kirekire cyane ku isi, kandi si amahirwe, ni uburyo babaho buri munsi. Abayapani barya indyo isanzwe itaremereye mu mubiri ariko ikungahaye ku ntungamubiri. Barya amafi menshi, imboga z'amoko atandukanye, umuceri muke ariko wuzuye, soya, tofu, miso n'icyayi cya green tea. Bafite umuco wo kutarya ngo bahage cyane, ahubwo bakarya kugeza bumva inzara ishize. Benshi ntibishingikiriza ku modoka cyane. Abageze mu zabukuru bakomeza gukora imyitozo yoroshye, guhinga, kugenda n'amaguru no kwitabira ibikorwa by'umuryango. Abayapani bizera cyane ihame rya ikigai, impamvu yo kubaho. Kuba ufite icyo uharanira niyo cyaba ari gito, bigufasha kubaho ufite icyizere cy'ubuzima, bityo bigabanya stress n'agahinda. Imico n'imigenzo babiha agaciro cyane. Bubaha cyane igihe cyo kuruhuka, bakaryama neza, bakirinda urugomo n'imihangayiko idakenewe. Ubumwe n'imibanire myiza mu miryango n'inshuti nabyo bigira uruhare runini. Mbese ni iki twabigiraho? Kuba igihe kirekire ntibishingira ku mafaranga menshi cyangwa imiti myinshi, ahubwo bishingira ku ndyo nziza, kugenda kenshi, gutekereza neza no kubaho ufite intego. Ubuzima bwiza butangira ku byemezo byawe bya buri munsi.